Mwongeye kwirirwa meze mute bakunzi bacu, abakunzi b'Inshongore TV twongeye kubasuhuza. Ego turimo turabereka ko tuvuye gusarura amashaza, tugiye guteka amashaza. Abanyeshuri bavuye ku ishuri, tugiye kubatekera amashaza. Hanyuma twagira ngo twongere tubibutse ngo urugo rufite abana mujye mubigisha gukora imirimo y'amaboko, cyane cyane gukora akarima k'igikoni, guhinga utuntu tworoheje. Twebwe duhinga n'ibijumba mu mufuka n'ibirayi. Fata umufuka wa kilo 100 ukawushyiramo ibitaka birimo n'ifumbire, warangiza ugafata ya migozi ukayishyira mu mufuka, ku buryo usarura ibijumba nk'uko bisanzwe mu wahinze mu mugende. Kubera ko i Kigali nta butaka dufite, rero bisaba ko umuntu wese ahinga mu bifuka cyangwa mu bijerekani, kandi birera pe, ni ukuri. Ubwo ni ubuhamya. Nibagiwe gufata video nasaruye ibirayi, nari kuba narayiberetse, ariko ndahinga ndabisarura. Akenshi imboga duteka nizo twisaruriye mu murima. Ntabwo ari ubutaka bunini mfite, ariko uko mpafite hose nkashyiramo imbuto, imboga, ibitunguru, puwaro, tungurusumu. Rimwe na rimwe iyo izuba ritavuye cyane, ko nubwo riva ndavomera. Ku buryo rero nabashishikariza gutuma abana bose biga gukora uturimo tw'amaboko, bagahinga izo mboga, bakamenya kubagara. Si byo se yemwe? Yego. Rero abakunzi bacu, twongeraga kubibutsa ko ni vacances y'ibyumweru 2 dufite. Itimu y'abana batoya, kwanga ko abana ari igihe cy'abana ugasanga bazerereye, tubafatira amasaha 2. Dufata amasaha 2 y'abo bana, hanyuma tukabigisha gukora ya masabune yo gukaraba, ariko turi kubafasha gukora iz'amazi zo gukaraba muri douche. Shower gel rwose. Abana dufite guhera ku myaka 10 barimo baradukorera ibintu byiza cyane, bari gukora ibitangaza. Ubwo rero namwe twabashishikariza ko mugerageza kushaka ikintu umwana ahugiraho. Ntabwo abantu bose bazajya kwiga amasabune, ariko icyo nabashishikariza cyo nuko umwuga ngendanwa, kandi kwigisha abana b'iyi minsi bafata kubi. Rero namwe nabashishikariza kugira ngo mugire abana banyu biga imyuga, biga utuntu tw'amaboko, birabafasha. Iyo ubwiye umwana ngo ufata isuku ujya guharura ku irembo, ntago abyumva. Hari benshi batabimenya, ariko nkanjye bo mu rugo rwose byose barabizi. Kubagara cyangwa ukamwe ngo genda wufire biriya byatsi, barabikora. Rero namwe nagira ngo mbabwire ngo mukundishe abana uturimo tw'amaboko duto duto. Ni ibintu by'akamaro, bigira umugisha, bituma umwana afunguka mu mutwe. Ewe mwana kwicuma mwakwigira hirya y'umujyi, umwana agahita amenya guhura n'uruboga rwiza rw'icyororo, ati reka ndujyane tujye kurutera mu rugo. Yego. Rero turakomeza shishikariza gukomeza kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hariho ibintu byinshi mwareba. Umuntu wese ushaka kugira ngo agire icyo amenya, nagana imbuga nkoranyambaga zacu. Kandi ni ukuri, cyane cyane abamama. Erega abamama nitwe duhura n'ibintu byinshi, nitwe dukenera ibintu mu rugo, nitwe dukenera utuntu twinshi mu rugo tubazwa umugore. Ubwo rero ugize Imana ukabona ufite umwuga mu rugo, cyangwa se ufite umwuga mu maboko yawe, ni iby'umugisha. Mwafatiranye amahirwe koko, mubyaze amahirwe muzehe yaduhaye umusaruro. Kandi nujya ubona amahirwe aje gusanga, ntukatere umugongo, yafate, kuko igihe ni iki, ejo ntuzi ngo bizaba bimeze biti. Rero ndabakunda, muraba umugisha, nimwe mutuma dukomeza gukora ibyo byose. Abadufollowinze kuri YouTube channel,
abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zindi, ni ukuri turabakunda, tubashishikarije ko tutazabatenguha. Hari igikorwa turimo dutegura rero cyo gufasha abantu kubarangiraho akazi kari, cyangwa se no kugira ngo twihuze dushake icyo abantu badukurikirana bakora. Hari benshi bamaze kumpamagara bavuga ati ko numva nshaka gukora nabigenza gute. Mube hafi rero tuzabiganireho muri ino minsi, nzabashakira video tuyiganireho tuyikoreho, hanyuma tugerageze dushake muri duke duhari, turebe ko abo bantu nabo twabazamura bakagira icyo bagira gute bageraho. Rero turabashimiye, murakoze, Imana ibahe umugisha, iminsi mikuru muzayirye ntizabarye. Ciao ciao.